Inkuru y'icamugongo, inkuru yagarutsweho ku bitangazamakuru kuri social media zigiye zitandukanye, inkuru y'akababaro y'umubyeyi wapfuye ari kwibaruka abana babiri b'impanga. Uyu mubyeyi yitwa Liza Darlene, abantu benshi cyane baramuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko rwose ari umukobwa mwiza wigiriraga umutima mwiza, yari umubyeyi ufite umutima mwiza. Abantu bamuzi baramuzi kuko yabanaga na buri we wese, yari inshuti ya bose, yafashaga, yasengaga, ariko umwanzi Satani yanga ko abantu babaho ku isi. Rero iyi nkuru iteye agahinda, ni inkuru rwose ibabaje, umuntu wese uri bwumve iyi nkuru ni inkuru ibabaje. Darlene yakoze ubukwe nk'uko abandi bakobwa bose bakora ubukwe, yavukiye mu muryango wa gikristo, arakura asenga, akura ari umukobwa wubaha Imana, agira igihe kimwe abona fiancé, bakora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe ashaka nk'uko abandi nyine bashaka baba mama, ajya mu rugo, urugo ruba neza, Imana imuha umugisha, aratwita, arasama, amezi 9 aragera. Amezi 9 amaze kugera niho yagiye kwibaruka nk'uko abandi babyeyi bose bibaruka, ajya kwiseta nk'uko abandi babyeyi bajya kwiseta, nyine bagiye umugisha Imana yabahaye bagiye kubonesha amaso. Yageze ku iseta, ubwo ngubwo abaganga bakoze ibyo bagombaga gukora, ariko ntabwo yaje kuba yava ku iseta amahoro. Iseta ntabwo yaje kuba yayivaho amahoro, yabyaye impanga, impanga ze ziracyariho, abana baracyariho, ariko we ntabwo yabashije kuba yakomeza ubuzima, yahise yitaba Nyagasani, yahise yitaba Imana. Ni inkuru umuryango wacitse igikuba, umuryango wacitse igikuba, inshuti, abavandimwe bababaye, babajwe n'uyu mwana mwiza. Mana sinzi uko nabivuga, umuryango wose aho uri turawihanganishije, umugabo we turamwihanganishije, kuko kubura umubyeyi nk'uyu nguyu, umubyeyi mwiza w'umukobwa, kubura umubyeyi nk'uyu birababaje cyane. Twihanganishije umuryango avukamo, umuryango yashatsemo, umuryango wose aho uri, inshuti n'abavandimwe turabihanganishije. Uyu mwaka ubereye mubi, uyu mwaka utubereye mubi cyane. Uyu mwaka ni umwaka sinavuga ngo ni umwaka w'ibiharwe, sinzi ko abantu bakunda kubivuga, mu mwaka w'ibiharwe uba ari umwaka mubi, ariko icya mbere ni ukwiyeza, icya mbere ni ugukomera mu bihe bibi uba uri kunyuramo ako kanya. Abantu benshi nagiye mbona batera commentaire zigiye zitandukanye. Uyu mubyeyi rero yari agiye kwibaruka impanga, ari kwibaruka impanga. Yego, abantu commentaire nyinshi cyane nazibonye, nazisomye cyane cyane TikTok, ariko abantu bafashe mu muryango mu mugongo uyu muryango, Imana ibaha umugisha, kandi n'ubu bakibufata mu mugongo, kuko birababaje. Inkuru nk'iyi ngiyi kuyivuga ntabwo biba byoroshye, ntabwo wabona n'aho uhera, ariko Imana yamukunze kuturusha. Yenda ni isezerano Imana yari yaramuhaye, yarasohoye, and then ntabwo rero Imana yenda buriya ifite uko yabiteguye kugira ngo agende amaze kwibaruka abana be, ariko umuntu aba yararushye avuga ati ndashaka kubona umugisha, ndashaka kubona abana banjye, ukagenda utababonye, ukagenda utabatera, ukagenda utabonye, ukagenda utabonyeje, abana basigaye ari ipfubyi, abana nta kintu bazi. Na Mana baravuga ngo ubushake bw'Imana burasharira, koko burasharira, ndabibonye. Ubushake bw'Imana burasharira, ubushake bw'Imana burahanda, ariko nta kundi, ntabwo twarenganya Imana, buriya ifite impamvu yabiteguye, cyangwa ifite impamvu. Isaha yawe ngo iyo yageze ntabwo ushobora kuyirenga uko bwaba bimeze kose, isaha ntabwo ushobora kuyirenga, igihe kiraza isaha ntuyirenge, ariko icya mbere mu buzima ni ukuba wiyejeje,
ukaba ukiranuka uko bwije n'uko bukeye, ukiyeza ukitunganya, kuko mu isi turi abacumbitsi, maze kubibona. Mu isi turi abacumbitsi, yaba twamenyaga umunsi n'isaha, tukamenya igihe tuzagendera, twakwiye kwitegura tukavuga ngo dukwiye kwitegura kuko ejo ntabwo hazaba ari ahanjye. Ariko ibyo byose ni ibanga Imana yaduhishe, ni ibanga Imana yaduhishe kugira ngo tutamenya, ariko iyaba twabimenyaga. Imana biravuna, biragoye, ariko Imana yonyine niyo ikwiye gusanga umuryango we, ikazarira abana basize, umugabo Imana ikamuha guhumura, umugabo ikamuha gukomera. Ntibiba byoroshye mwa bantu mwe, ntibiba byoroshye, ariko natwe umunsi nugera ntabwo tuzawurenga. Umunsi nugera ntabwo tuzavuga ngo Mana kubera iki ibi bibaye, oya, nyine umunsi iyo wageze ntabwo ushobora kuwurenga. Reka mbinire aha nifuriza abantu bose muri iki kiganiro kwifuriza umuryango ugakomera muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umwana wabo, ababyeyi, inshuti, abantu bose mwari muzi Darlene, mugire kwihangana, mukomere. Mu isi niko biba bimeze, mu isi turababazwa, ariko icya mbere ni ukujyana ubugingo buhoraho, ugakiranuka uko bwije uko bukeye, ukiyeza ukitunganya, kuko iyi si turigeze mu gihe cya nyuma. Kaminira aha ngaha mbifuriza amahoro, umugisha, gukomeza kubana namwe mwese munkurikiye, mugire amahoro, mugire impagarike n'ubugingo, kandi muhahe muronke. Niba muri mu kazi kanyu muhahe muronke ubwiza bw'Imana babeho, kandi Imana ibahe kuramba.